uyu munsi nanone rero hari ibintu bitakigezweho. Ibintu uravuga ngo ugiye kwitondera amategeko y'Imana cyangwa se ugiye kugenda nk'uko Imana ishaka, hati urakabije vraiment. Wowe uri umutsutsu ntabwo uzamara kabiri. Ibyo bintu wigira ntibizarama, uzahita umera nk'abandi. Mbese ugasanga abantu baguteza iminsi, uramarana ukavuga uti ngenda ndashaka kugenda nk'uko Imana ishaka, ndashaka kwitondera amategeko y'Imana, ndashaka kubaho ntiba, ndashaka kubaho ntasambana, ndashaka kubaho ntanywa amayoga, ndashaka kubaho mbese ndashaka kubaho ntifuza ntararikira, ugashaka gukwepa ibintu byose Imana yagiye ibuza abantu bayo. Sosiyete ikakwereka ko wasaze, wataye umutwe. Ariko Yesu kondisiyo ya mbere yababwiye mbere yuko aboherereza umwuka wera, ariko amabwire mwuka wera ni impano twahawe nk'abana b'Imana tukimara kwakira Yesu umwami n'umukiza, tukimara kuvuka ubwa kabiri. Yesu yaravuze ngo ntibibaho, oya ntago bishoboka, ntibibaho, ntibishoboka, ntibyanakunda kabisi bamuhabwa. Impamvu ntago wajya gusambana mwuka wera hari aba yigiyeyo, ntago wajya kunywa inzoga mwuka wera aba yigiyeyo, ntago bishoboka ko ucyuzuye kamere mwuka, ntibibaho. Mwuka wera ategurirwa tere yo kuza kubaho. Ni ukuvuga ngo Pawulo yagize abwira abaroma aravuga ati ariko se mumeze mute? Ntago muzi yuko turi inzu z'umwuka wera, imibiri yacu ni insengero. Imana ishimwe, ni insengero z'umwuka wera. Ukimara kurarika bati mwami Yesu ndakwakiriye, ngwino mutima wanjye ukakira Yesu umwami n'umukiza, ukabatizwa mu mazi menshi, tayari mwuka wera agombye kuza akicara muri wowe, kuko abonye ikibanza cyiza cyo gukorera. Abantu benshi rero bumva impamvu navuze ngo wowe mwuka wera umufata gute. Mwuka wera abantu benshi bamwambika nk'isura y'umuntu, bakumva nyine ni nk'umuntu uraho tu, ariko ni umwuka, ntago agaragara, ariko iyo ari muri we biragaragara. Mwuka wera ni umwuka, ntago afatika, ariko iyo ari muri wowe ujya ufatika nyine, uragaragara, biramenyekana ko wuzuye umwuka wera. Apana kuvuga indimi, ziriya ni impano, ni imbuto z'umwuka wera. Biriya ni ibimenyetso biranga ko umuntu afite umwuka wera, cyangwa se ni imbuto nk'uko watera ironja ahantu rigatangira kwera. Biriya ni ibimenyetso bigaragaza ko umuntu afite mwuka wera, ariko ntago bivuze ngo utavuga indimi ntaba afite mwuka wera. Twese dufite mwuka wera igihe cyose wakiriye Yesu umwami n'umukiza, ukabatizwa mu mazi menshi. Ibihe byiza kuri mwebwe mwese mukurikiye Mwafashwe Ryari official, bakunzi bacu, inkoramutima zacu, mwebwe mudukunda, mwebwe mudusengera, mwebwe mutwifuriza kugubwa neza, mwebwe mutwifuriza kuba amahoro. Shalom to everyone, shalom to everybody. Ahantu muri mugubwe neza cyane. Iyo wa mukobwa wanyu Sandrine Uwihoreye, iyo mvuze gutyo mbabwiye ngo mushabuke, mushabuke, ego munezerwe, mwishime, musanyuke, utuntu nk'utwo ngutwo mbangira ngo mbinjize neza cyane muri mudu. Ndanezerewe cyane kongera kubana namwe, ndishimye cyane kongera kubana namwe mu kiganiro. Ndumva umutima wanjye unezerewe, ndumva umutima wanjye uguwe neza. Igitondo cyiza kuri mwebwe mufite igitondo, umugoroba mwiza kuri mwebwe mwamaze kugera mu masaha y'umugoroba, igicamunsi cyiza kuri mwebwe mufite amasaha y'igicamunsi. Kandi nanone reka mbabwire ngo amahoro meza cyane y'Imana abe muri mwe, mugubwe neza kandi mwuzure ubuntu n'ukuri. Niko bimeze. Hanyuma ndishimye, ndi muzima, sindwaye, maze iminsi mwivuga butumwa. Ijwi ryanjye ndumva risa nkaho riremereye cyane, ariko n'amahoro, nta byago birimo. Iyo twakoze, umuntu wese ugira amabavu nuko aba yahinze, umuntu wese ugira icyuya cyangwa se icyuya nuko aba yahasolinze, umuntu wese rero ugira ijwi risaraye nuko aba yarikoresheje. So Imana yo mu ijuru ibahe umugisha, Yesu abishimire. Uyu munsi nifuje ko tuganira ku mwuka wera. Umwuka wera, umwuka wera, wowe dukurikiye ukimara kumva mvuze ngo umwuka wera, umwuka wera umufata gute? Ese umwuka wera ni umuntu? Ese umwuka wera ni umwuka nyine? Sinzi. Akenshi iyo tuvuze ngo umwuka wera, abantu benshi bumva ko ari umuntu, en fait bahita bamwambika umubiri w'umuntu, ariko ubundi ni umwuka ariko wera. Turaza kuza kureba icyo Yesu yavuze ku mwuka wera, hanyuma tuze kuza gukuramo icyifuzo. Pawulo aherutse kuvuga ngo abantu bayoborwa n'umwuka nibo bana b'Imana. Hari ibyanditswe byinshi cyane bivuga ku kintu cyitwa umwuka wera, cyangwa se kuri roho mutagatifu, cyangwa se Saint Esprit, cyangwa se Holy Ghost nk'uko abantu bakunda kubyita, benshi bagiye batandukanye. Ariko ndashaka kuvuga ngo ndumva nshatse ko tuvuga ngo umwuka wera kuri wowe umufata ute? Umwuka wera kuri wowe umufata gute? Yohana ibice byaho 14
umurongo waho wa 15 umutwe w'amagambo uravuze ngo Yesu abasezeranya kuboherereza umwuka wera. Ni igihe Yesu yari agiye kugenda, ntabwo nje kubwiriza, nje kwiganirira gusa. Ni igihe Yesu yari agiye donc yarimo asezera cyangwa se arimo abacira amarenga akagiye kuzagenda, arimo mbese ababwira asa nk'ubaciramo makeya ko igihe kigiye kuza azaba atari kumwe nabo, ariko abona imitima yabo irahangayitse. Akimara kubivuga abona imitima yabo mbese irijimye, cyangwa se abarebye abona ntago mu mitima yabo banezerewe. Aravuga ati nimutuze, mwari mumenyereye kubana nanjye, nari nkwiriye kubagumamo, nari nkwiriye gukomezanya namwe, ariko nicyo gihe cyiza cyo kugira ngo mbavemo, kubera ko nintabavamo ntago muzamenya ibintu byose nagiye mvuga ko bigomba gusohora. Hari nawe yavuze aravuga ngo umukwe yakiri kumwe, donc iyo umukwe agihari abantu bagira ngo ni bisanzwe, ariko iyo amaze kugenda abantu bahita babona ko hari icyuho gihari. Rero akimara kubibabwira gutyo, arimo abacira amarenga ababwira ati igihe kizagera umwana w'umuntu agambanirwe, azapfa, ku munsi wa 3 azazuka, ababwira inkuru nk'izo ngizo zigendanye no gupfa. Murabyibuka Petero ko we ntiyajyaga heza n'umunsi n'umwe. Hari umunsi yahise avuga ati reka upfu ujya hehe, no mu rupfu ko tugomba kujyana. Numva yaramaze iminsi nyine abategura mu mitwe yabo, ababwira mbese ukuntu hagiye kuzabaho igihe batakimubona, batari kumwe nawe. Ariko arangije ababwira amagambo akomeye, aravuga ati ndagenda, ariko reka mbasezeranye ko nzaboherereza umwuka wera. Aha rero bose base umwuka wera, umwuka wera, umwuka wera. Bumva nyine n'ibintu bitari kumvikana. Kera umwuka w'Imana yajyaga aza ku bantu, ntabwo yajyaga abana n'abantu, yajyaga aza gusa akajya nko ku muhanuzi agahanura, umwuka akigendera. Umwuka akaza akajya ku bantu gutya bakagira ibihe, ikindi bitangaza bikaba, cyangwa se akagira ibintu runaka biba byimanifesta, umwuka akongera akigendera. Imana yo mu ijuru hari ukuntu yabanaga n'abantu mu buryo bwayo nyine temporary, mu gihe gitoya cyane, ukajya kubona ukuntu umwuka hanze ku muhanuzi arahantu ariko arigendeye. Ariko aha ngaha abasezeranya kazaboherereza umwuka wera, abamara n'intuza n'impungenge ko nyine mbese mu gihe umwuka wera azaba hari nta kibazo bazagira. Rero umurongo wa 15 Yohana 14:15 haranditse ngo nimunkunda muzitondera amategeko yanjye. Iyo ni condition ya mbere. Numwe mu mirongo nsoma muri Bibiliya nkumva ndatiti, nkumva nyine n'umurongo mugufi, ntago uri muremure cyane nk'ukurikiyeho cyangwa wawukurikiyeho wundi, ariko ni umurongo uhatse buri kintu cyose, cyangwa se uhatse ubuzima bw'umukristo mu buzima busanzwe. Iyi ni discipline Yesu yari asize abadiscipline mu buryo runaka. Avuga ati kuzagenda muvuga ngo twarabanye, kuzagenda muvuga ngo mwabonye nkora ibitangaza, kuzagenda muvuga ngo twabaga hamwe, cyangwa se n'ibiki mugenda mwirata ngo twari kumwe, ntabwo bizaba bihagije. Ufite nubwo haba ari nko mu gihe nk'iki uyu munsi, wenda tuvuga uyu munsi baravuga ngo nta foto nta cyabaye. Yesu yaramabwira ati kabone nubwo haba hari ifoto mukayerekana ko twagendanye, ntabwo bizaba bihagije. Kugenda mubwira abantu ko mwankundaga, ko twasangiraga, ko twasenganye, wapi, ntabwo bizarya. Ahubwo ni mu nkunda, ikintu kizemeza abantu bose ko mu nkunda, ikintu kizemeza amahanga muzahagararamo ko mwankunze, ikintu kizahamiriza abagore banyu n'abana banyu n'abazabakomoka bose, isi yose nzima izamenya inkuru zanyu n'izanjye, ikamenya ko mwankunze. Condition ya mbere ni ukwitondera amategeko yanjye, icyo cyonyine. Ibindi muzicecekere bizijyanamo. Nimuzirwe musarara muvuga dukunda Imana, oyaye muzaceceke mwebwe, mukora ikintu kimwe gusa kizemeza isi urukundo mwankundaga. Muzitondera amategeko yanjye, Imana itugirire neza. Uyu munsi wa none kubwira umuntu ngo kwitondera amategeko y'Imana, we tuzabizamo dusome twongere twibukiranye amategeko y'Imana. Ubundi nayahe? Hari amategeko Imana yahaye Mose ku musozi wa Sinayi, hari n'ayandi kera nyine za kirazira nge niko nzita. Hari andi mategeko matoya, mini commandement cyangwa se le petit commandement, zari ziriho amategeko magufi, navuga ngo ni marumuna ariya Imana ahereye Mose ku musozi wa Sinayi. Imana igira amategeko menshi, ubu bwami bugira amahame. Ni nk'uko uyu munsi wa none tugira ndabyita iki se, wenda usanga wenda buri rugo, wenda tuvuge nk'uko wagenda muri rugo kati kirazira ko umwana hano anywa itabi, kirazira ko umwana hano asinda, kirazira ko umwana hano ugasa itegeko.
utegetswe kutanywa inzoga, utegetswe kutanywa itabi, utegetswe ariko hakaba hari n'utundi dutoya two tukirazira. Si amategeko ariko biraziririzwa. Rero ngewe birabindi nyine Imana agendaga ibwira abisiraheli gutya na gutya, umuntu wagize gutya azahanishwa iki, umuntu ni mu mihango bizagenda gutya bra 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 bra, tuzabigarukamo. Yesu rero abwira abigishwa be, ndabikunda, aravuga ngo ni mu nkunda muzitondera amategeko yanjye, nanjye ndi mu ijuru rwose, niyo mutakirirwa rwose muca ibiti n'amabuye, ndi mu ijuru ngewe ubwanjye Uwiteka, cyangwa se ngewe ubwanjye Yesu, nzahita mbona ko mu nkunda. Uyu munsi nanone rero hari ibintu bitakigezweho. Ibintu uravuga ngo ugiye kwitondera amategeko y'Imana, cyangwa se ugiye kugenda nk'uko Imana ishaka, hati urakabije vraiment. Wowe uri umutsutsu ntabwo uzamara kabiri. Ibyo bintu wigira ntibizarama, uzahita umera nk'abandi. Mbese ugasanga abantu baguteza iminsi, uramarana ukavuga uti ngenda ndashaka kugenda nk'uko Imana ishaka, ndashaka kwitondera amategeko y'Imana, ndashaka kubaho ntiba, ndashaka kubaho ntasambana, ndashaka kubaho ntanywa amayoga, ndashaka kubaho mbese ndashaka kubaho ntifuza ntararikira, ugashaka gukwepa ibintu byose Imana yagiye ibuza abantu bayo. Sosiyete ikakwereka ko wasaze, wataye umutwe. Ariko Yesu kondisiyo ya mbere yababwiye, mbere yuko aboherereza umwuka wera, mbere yuko aboherereza mpwemu yera, yarabwiye ngo ni mu nkunda s'il vous plaît muzitondera ikintu cyitwa amategeko yanjye. Which means mu gihe witondeye amategeko, yararimo ababwira ngo mu gihe cyose muzagendera amategeko yanjye, nanjye nzaba ndi tayari yo kuboherereza ikindi kintu cyose gishoboka muri mwisi. Imana ishimwe. 16 haranditse ngo nanjye nzasaba Data, hashimwe Imana nyiramahoro, nanjye nzasaba Data nawe azabaha undi mufasha mpakagana wo kubana namwe ibihe byose. Bivuze ngo umwuka wera ni umufasha. Igisobanuro cy'umwuka wera mbere yuko tuvuga ibindi bintu byose, ni umufasha, ni helper, ni umuyede. Mwuka wera ni supporter. Akose ubwo mvuze ngo ni supporter naba mbishyize ku rundi rwego, ni umufasha. Kwa kundi ubwira umwana uti mfasha umereze icyo gikombe, mbese ntushoboye kukihereza ariko we afite uburyo yakiguhereza. Nyegereza donc uri hafi aragufasha akaguhereza iyo service. Mwuka wera ni umufasha, ni umufasha. Ushobora kwibaza se adufasha mu biki? Adufasha kunyura mu bintu, adufasha kumenya ibintu, adufasha guhishurirwa ibintu, adufasha gutondeka ibintu. Mwuka wera ni ubuzima ku mukristo wese, ku muntu wese uvuga ko ari umukristo. Mwuka wera yakabaye ubuzima kuri wowe. Niba uvuga ko ukunda Kristo, niba uvuga ko uri mu rugendo rw'Isiyoni, niba uvuga ko uri umwambari w'uru rugendo, niba uvuga ko mbese uri umutwara rumuri cyangwa se uri umutwara mucyo muri iyi si y'umwijima, ukwiriye kuba ufite mpwemu yera, ukwiriye kuba ufite mwuka wera. Yesu aravuga ngo ibyo nimumara kubikora mubyitondeye, mwitondeye icyo ndababujije cyose. Niba naravuze ngo nimuzibone, mwuka wera niwe uzabafasha kwitondera na bya bindi mubona ko bitashobokaga, na bya bindi mubona ko bitari kuzavamo. Mwuka wera naba ari kumwe nawe, azababera umufasha ubafasha kunesha isi. Umva ukuntu 17 yavuze, yaravuze ngo niwe mwuka w'ukuri. Ubundi mwuka wera avugisha ukuri. Mwuka wera ntagoreka, mwuka wera ntabeshya, mwuka wera ni mwuka wera nyine. Ni kuvuga ngo iyo ufite umwuka w'Imana ntagakubeshya. Nk'ubu nambaye iyi shati gutya, ashobora kumbwira ati oya wari uyambaye ariko hari utuntu tutari sawa. Ubwo nyine ambwije ukuri. Mwuka wera ni ukubwira ati ariko rero nubwo wavuganye n'uramura ariko wamubwiye nabi. Mu gihe wowe umubiri wawe uri kukubwira ngo oya wakoze ikintu wagombaga gukora, ni gute bagutuka, mbese ni gute bagutuka, ntubasubize, uri urabyumva. Mwuka wera warakubwira ati siko byagombaga kugenda, hariya wagombaga kugira gute, wagombaga guceceka. Imana iturengere cyane. Mwuka wera ni utubwiza ukuri. Arakubwira ati ariko nubwo wambaye ako kajipo, okay sava ku ruhande rwawe, puwa ntago bivamo. Mwuka wera arakubwira ati ariko rero hariya washyomotse, hariya wagombaga guca bugufi. Mwuka wera arakubwira ati ariko iriya mfubyi ntago wiciyeho, uriya muntu ntago ubumurenze, ubusigiye ikintu. Kandi ababizi ko nyine agusaba icyo ushoboye gukora.
agusaba gutanga kubera ko abona ko ufite icyo utanga. Mwuka wera agufasha kwirinda amayoga kuko abona nyine ko wabishobora, kuko numufasha yabigushoboza uramutse umwemereye. Mwuka wera nkunda ukuntu avuga, niwe uvugisha ukuri kandi avuga gake, avuga yongoreye, ntajya asakuza, akubwira mu ijwi niba navuga ngo riyunguruye rigenze gakeya. Yesu yaravuze ngo niwe mwuka w'ukuri, ntibishoboka ko ab'isi bamuhabwa. Reka mbabwire, mwuka wera ni impano twahawe nk'abana b'Imana tukimara kwakira Yesu umwami n'umukiza, tukimara kuvuka ubwa kabiri. Yesu yaravuze ngo ntibibaho, oya ntabwo bishoboka, ntibibaho, ntibishoboka, ntibyanakunda ko ab'isi bamuhabwa. Impamvu, ntabwo wajya gusambana mwuka wera ahari, aba yigiyeyo. Ntabwo wajya kunywa inzoga mwuka wera aba yigiyeyo. Ntabwo bishoboka ko ucyuzuye kamere mwuka, ntibibaho. Mwuka wera ategurirwa tere yo kuza kubaho. Ni ukuvuga ngo Pawulo yize abwira Abaroma aravuga ati ariko se mumeze mute? Ntabwo muzi yuko turi inzu z'umwuka wera? Imibiri yacu ni insengero, Imana ishimwe, ni insengero z'umwuka wera. Ukimara kurarika bati mwami Yesu ndakwakiriye, ngwino mutima wanjye ukakira Yesu umwami n'umukiza, ukabatizwa mu mazi meza, tayari mwuka wera agombye kuza akicara muri wowe kuko abonye ikibanza cyiza cyo gukoreraho. Abantu benshi rero bumva impamvu navuze ngo wowe mwuka wera umufata gute. Mwuka wera abantu benshi bamwambika nk'isura y'umuntu, bakumva nyine ni nk'umuntu uraho tu, ariko ni umwuka, ntago agaragara, ariko iyo ari muri we biragaragara. Mwuka wera ni umwuka, ntago afatika, ariko iyo ari muri wowe ujya ufatika nyine, uragaragara, biramenyekana ko wuzuye umwuka wera. Apana kuvuga indimi, ziriya ni impano, ni imbuto z'umwuka wera, biriya ni ibimenyetso biranga ko umuntu afite umwuka wera, cyangwa se ni imbuto nk'uko watera ironja ahantu rigatangira kwera. Biriya ni ibimenyetso bigaragaza ko umuntu afite mwuka wera, ariko ntabwo bivuze ngo utavuga indimi ntaba afite mwuka wera. Twese dufite mwuka wera igihe cyose wakiriye Yesu umwami n'umukiza ukabatizwa mu mazi menshi. Akomeza avuga ngo kuko batamurora kandi batamuzi, ariko mwehebweho muramuzi kuko abana nawe kandi azaba muri mwe. Ntabwo ab'isi bamurebesha amaso. Ushobora gutambuka mu nzira abantu batazi ko ufite mwuka wera, utavuganye n'uri kugenda nk'abandi bose, kuko ab'isi ntibamubona. Ariko iyo uhuye n'umuntu nawe umufite, ajya abasha kumenya ko ufite mwuka wera. Imana ishimwe. Hari imvugo y'umuntu ufite umwuka wera, hari imyambaro y'umuntu ufite mwuka wera, hari indoro, kureba, gukanura. Hari umuntu ukunda kureba amaso y'ubuhehesi, nyine hari indoro y'umuntu ufite mwuka wera. Hari imitekerereze y'umuntu ufite mwuka wera, hari imyubakire y'urugo rw'umuntu ufite mwuka wera. Abantu bubatse ingo bahora muri hasi hejuru, njya mbwira Imana nti aho kugira ngo uzampe urwo nzajya mpora hasi hejuru uzarunyime, nta deni uzaba undimo. Dukeneye ko umwuka wera niba ari muri twe bigaragara. Wubake nk'umuntu ufite mwuka wera, usubizanye neza, kuko gusubizanye neza bihosha uburakari. Hari imicururize y'umuntu ufite mwuka wera, ntago aniga umunzani. Hari imihanurire y'umuntu ufite mwuka wera, ntakandakanda abantu amabere n'amabuno ngo arimo arabirukanamo imbaraga z'umwijima. Yesu ko yagendaga akiza abantu, ari mwabonye akora bene ibyo bintu. Hari imiryamire y'umuntu ufite mwuka wera, ntago aryama nk'uwapfuye. Twebwe turizigura gusa, ukaryama nk'akabebe, uhumeka neza, umeze neza, kubera abamarayika baba bari hafi aho ngaho. Ariko umuntu uryama nk'uwapfuye ni nta busanze mwuka wera. Abazimu baraza bakagutembereza, ukagendana n'ubwonko bwose bukagenda, ugasigara ari pankarite iri aho ngaho ku buriri. Navuga ibintu byinshi ku bwa mwuka wera. Yesu yaravuze ngo tuzabamenyera ku mbuto. Kubera iki? Biciye mu buryo tubabona nyine. Hari uburyo umuntu ufite mwuka w'Imana agaragara. Hari imiririmbire y'umuntu ufite mwuka wera. Ntabwo aririmba umenga ari kwimpressiona abantu, arimo aremeza abantu. Oya, emerwa n'Imana, emeza ijuru nirikwemera n'abantu bazemera. Mwuka wera, hari ibiganiro abantu bafite mwuka wera bakora, hari n'ibyo batakora. Mwuka wera ni umufasha, ni mahene. Muzarebe abantu mujya mutaha ubukwe, impano yo gutaha ubukwe kuri njye ni gake, sinzi impamvu. Manza hari ukwenda ya gatandatu myinshi mba muze, ariko ubu noneho nsigaye mbutaha kubera dusigaye dutekera abageni. Kacemo rwose, niba ufite n'ubukwe uzanyandikire cyangwa umpamagara umbwire uti tuvugane nanjye uziteke mu bukwe bwanjye, tugaburira abantu ibintu. Nsigaye nteka mu makwe, narakenyeye.
narabwiye ngo nta kazi ntakora ubu nuguruye n'amarembo yo gutekera abageni ibirori byose amaniversaire ufite abashyitsi mu rugo ukangura uti nta mwanya mfite n'abandi bize ndimo nganiriza abashyitsi nemereye kuzana timu yanjye rwose tukagutekerera abashyitsi ubundi bagataha bishimye wanakenera n'isengesho nkanarizamura kubaha ibyo mu mubiri n'ibyo mu mwuka nawe icyo ndiho unyandikire ni ukeneye serivisi y'ibiryo mu bukwe mu biriyo mu birori ibyo ari byo byose anniversaire ayo ari yo yose abashyitsi ushaka unyandikire umbwira uti mwafashwe rya ko numva wazaza mu rugo rwanjye ukaza mukadutekera nzaza rwose uwo munsi nzirirwana namwe igikoni cyanyu ndi kucyitaho nawe ibyo ndiho mvuga abantu bajya bataha ubukwe kuko ubukwe ntabwo bujya mu bwinshi nyine buguma ari ubukwe ni nk'amata ntaba mu buke cyangwa inama abantu mujya mutaha ubukwe mujya mubona abamarene marene aba hafi y'umugeni ku buryo n'icyuya kije aragihanagura marene aba hafi y'umugeni ku buryo n'ikanzu iyo yanze arayiterura mu gihe umugeni aba atikoraho marene aba hafi y'umugeni ku buryo mbese icyo umugeni atakifasha marene agombye kuba hari akagikora nawe mwuka wera ni marene kuri twe hari abantu bajya bakora ubukwe agakora ikosa akazashaka marene wo mu ifoto tu akavuga ati ndashaka marene tureshya w'inzobe nkanjye bazadufotora tukaba turinganiye marene w'icyuki marene w'ikizubazuba ni sawa ntabwo twanze ko abo bantu rwose ni sawa ariko inshingano nyirizina ya marene ntabwo wakabaye ushingira ku ifoto kuko yakabaye azakugirira umumaro na nyuma y'ifoto abantu benshi rero bashaka abamarene bo mu ifoto ubukwe bwarangira bagaherukana uwo munsi bakarara barangizanyije niho handi n'amakimbirane abaho ukabona umuntu yabuze uwo abwira ari kwirukanga avuga ubusa wakabaye ufite umuntu ubwira protokole mu rugo rwawe marene ukamwicaza ati marene nawe akakugira inama ko ni marene none n'abapare kandi meme nabo nuko nguko hari abapare barangirana n'ubukwe agikuramo isuti mbese apfa kuba kugejeje mu nzu ubwo aba yakoze iby'imbaraga kwa Yerindi umwuka wera rero ni marene kuri twebwe mbese ni nka protokole ukomeye ni umufasha bya bindi tutakishoboza mwuka wera arabidushoboza kwa kundi uvuga ngo kuvuga neza byarananiye mwuka wera arabigushoboza nshuti yanjye ibaze ko ari nawe ukwigisha gusenga kuko biraba ngo kuko tutazi gusenga ahubwo mwuka wera niwe udufasha aniha iminiho itavugwa mwuka wera ku buzima bw'umukristo ni ubuzima hari abantu bajya bakora ubukwe bakantangaza ikosa rikomeye cyane ushatse marene ariko uri marine ushatse umumarene udafite imico udafite uburere utazagira ikintu agufasha n'uwo mu ifoto gusa ararangirana n'ubukwe n'ifoto hirya y'ifoto uzifashe iyo ni marine washatse inshuti yanjye dusuje abantu mwese mwagiye mushaka abamarene bikarangirana n'ubukwe wabyara ntagusure wagira ikibazo ntumubone donc ni marine burya wakuruye ahubwo imyuka irandura umenga birya bintu byose byagusohoyeho ubanza wananabyanduye mu bukwe kuko wakoze ikosa ryo gushaka umuntu udashyitse she was not the right person to be with you in your wedding ntabwo yari akwiriye kubana nawe mu bukwe bwawe ariko wamutoye kubera apparence uburyo agaragara apparence physical appearance now iyo ukoze ikosa ugashaka umumarene w'umumarine muri burangizanye n'ubukwe kwisha amaneno ariko iyo ugize umugisha ugashaka marene uhoraho uzahamagara in the morning ukamubwira ati nawe akana akagira inshingano kuko ni umubyeyi kuri wowe n'umufasha mwana wanjye waramutse mu rugo ni amahoro mumeze neza umutwaro uracyashoboye kumwakira n'urugero njyewe uzambera marene je vous assure aha c'est là qui sera ma marraine je vous assure azaba arenze kubera ko ntabwo nshaka marene njyewe mu ifoto ndashaka marene umubyeyi kuri njyewe wanapfa nk'ababana uzi ko hari abantu b'abamarene bapfa b'abantu ntibanamenye ko bapfuye kuko nta kindi kintu mwapfanaga ameze nk'umuntu wakodesheje mu bukwe umuntu umwe yagize ambwira ngo nzakubera marene murebye ndavuga mu mutima ariko ndavuga ntabwo byakunda mubengeraho ari abantu mwuka kanigarukire kuri mwuka wera nzabakubita inkuru zo mu bukwe buransigaye mbutaha
Mwuka wera ni marene kuri twebwe. Niba ugeze ahandi ikibazo cyakubijije icyuya arakubwira ati calm down, biraza kuza kugenda neza. Niba ugeze hahandi umusozi wawutereye biruhanya zimwe tujya tuvuga ngo Imana ndatereye ndaruye, Mwuka wera arakubwira ati tuza Yesu azakuruhura. Imana ishimwe. Mwuka wera ni umufasha. Reka nkubwire, rekera kwifasha, uhamagare Mwuka wera gufasha muri ubwo buzima uri gucamo, muri ibyo bigeragezo uri gucamo, muri urwo ruvugo uri gucamo. Ukeneye marene uguprotokora mpaka uvuye mu kibazo, na nyuma y'ikibazo akazabana nawe, kuko turi mu isi dufasha igihe mu ntambara. Mwuka wera rero ndio ndavuga Mwuka wera nk'umufasha. Hari igihe nzaza mbabwire Mwuka wera nk'uwibutsa imimaro y'Umwuka wera. Yesu yarayivuze azatubera byose, donc azabana natwe, azatwibutsa byose, nzaza mbibabwire. Mwuka wera agushoboza kwihangana n'ahantu utagombaga kwihangana. Mwuka wera kubashisha kumenya ngo iki ndakirya iki sinkirya. Nta mwana w'Imana urya ibintu byose nk'itungo. Hari ibyo uziririza kame kirazira. Mwuka wera hari n'ibibata ari icyaha rega, ariko Umwuka akakubwira ati no way, ntabwo biri bukunde. Ntabwo umwana w'Imana, umwana w'umwami agenda arira ikigori mu muhanda. Kurya ikigori mu by'ukuri si icyaha, ariko kubw'ineza y'Imana n'ubutumwa udashaka kwangiza, kwa kwera imbuto urabireka ukakirira mu rugo. Nta mwana w'umwami wagenda arira ikidufu cyangwa irindazi mu muhanda. Oyawe rigururirire mu rugo kubwa marene uri kumwe nawe, arakubwira ati oya ibi ntabwo ari byo. Kubw'umufasha ubana nawe arakubwira ati oya. Nta mwana w'Imana wo kugenda yanditse ibibero, oya arakubwira ati hisha. Uyu mubiri ni urusengero rwanjye, mpishira umubiri. One day nzaza nze challenging ku bintu by'amadekorasiyo, kuri umuntu yidekora, kwipakara ukikubita makeup ugakora iki. Nzaza nze mbibasetse. Ubundi turi inzu y'Umwuka wera. Wakabaye ukaraba ugatera ipasi ukiperfuminga ugasokoza ukagira gute, uba urimo ukora isuku inzu y'Umwuka wera. Now nsoza, akira Mwuka wera nk'umufasha, tunga Mwuka wera nk'umufasha. Abantu benshi uzarebe, unigeze numva story imwe ngo umukecuru bamuhaye, sorry to say so, niko nabyumvishije, ngo umukecuru bamuhaye lift ngageze ngo yikoreye agatwaro, ngageze no mu modoka ngarakomeza yikoreye ka gatwaro, rurandeba aguma yikoreye ka gatwaro. Uwari umutwaro wese, mukecuru gashyire hariya nawe wicaraho. Wabibonye? Mwuka wera ni umufasha kuri twe, ariko hari igihe tuvunika kandi Mwuka wera hari ariwe wakabaye yatwikorerera anatunihira, twe tugakomeza tukikorera n'ibyo tutakabaye twikorera kubera busonse iyo kubera kutamenya. Ijambo ry'Imana ngo my people perish because of lack of knowledge. Ubwoko bwanjye burimbutse buzize kutamenya. My people perish because of lack of knowledge. Because of lack of knowledge. Nicyo kintu, my people perish because of lack of knowledge. Ubwoko bwanjye burimbutse buzira kutamenya. Iyo umenya ko Mwuka wera ari umufasha kuri we, hari ibintu bitaka kuvuna. Mwikoreze mureka akora akazi ke, mwikoreze ibyo byakunaniye, mwikoreze ibyo ngibyo ubona bigiye kugutsinda, mwikoreze ibyo ngibyo ubona byakuzonze, mwikoreze urwo rugo, mwikoreze abana, mubwira uti injira aha. Mwuka wera mwinjiza, umugire no mushyire no mu gitanda cyawe, mubwira uti ngwino ndabona ari ndasobanutse muri ubu buriri, mushyire no mu gikoni uti ngwino ndabona na stock iri mu Mwuka wera. Mureke Umwuka w'Imana akore. Bantu munkurikira muryango umugara mwafashwe ryane, nsoza bifuje gutunga Mwuka wera. Ukaba hari ufite Mwuka wera, ukarya ufite Mwuka wera, ukagenda ufite Mwuka, ugahinga ufite Mwuka wera, ukaroba abarobyi ariko ufite Mwuka wera, ukaba umusare ku mazi ariko ufite Mwuka wera. Reka mbabwire, Mwuka wera ni kumva ashaka kuzavuga ku Mwuka wera kugeza igihe nzumva bishiriyeyo. Ni nawe uzatuzamura, tuzazamuka mu buryo bw'Umwuka. Niwe uzategura itorero, niwe uzatumenyesha mbere, niwe uzaduha kumva impanda. Mwuka wera. Imana ibaho umugisha, amahoro meza y'Imana abane namwe. Ngira abantu mutarakora subscribe, mukore subscribe. Iyi channel ni ya gospel, nyine ni y'ubutumwa, ni y'Iyobokamana akaba ariko mvuga. Mba nifuza ko tutakaje hano mu matiku ngo tuvuge ibiki. Ntabwo iyo mbyutse hirya yo gusenga, I open up my phone. Nyine ubwo
mashini yose nabijyamo ariko telefone nicyo kintu mfata maze gusenga mpita njya kureba ibintu biri trend. Amakuru tuba tuyicaranye reka mabwire aha ntabwo turi abanyamakuru, aha ntabwo turi muri entertainment, twaza tukababwira ibya Akon n'umudamu we ukuntu bamusanganye, namwe murabyumva. Twaza tukababwira inkuru z'abandi n'abandi hano mu Rwanda muri show business zirimo zimeze zitya. Naza ngabo dufite amakuru, ntabwo waba mu gihugu udafite amakuru yacu, nta nubwo ushobora kuba ku isi udafite amakuru y'isi, ntabwo bishoboka. Nta nubwo wabona n'ibyifuzo byo gusengera. So amakuru tuba tuyafite ari trend, ariko ntabwo ari byo bitugenza, tuba dufite n'ayandi y'ijuru twaza tukavuga. So niba utarakora subscribe, please subscribe, tujye tubana kandi mujye munadusengera. So we love you as we pray for you. Imana ibahe umugisha, mugubwe neza. Shalom, 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 shalom. Utunge mwuka wera ubigenge icyifuzo. Imana iguhe umugisha. Amen.